kungarukira iwanje ubu rero imbibi zanjye zigize umurimo zose ngiye kuzifata ku buryo atazongera kungarukira no mu rugo ibyo ntabivamo ndaruhiye uwo nguwo karabana Kirimensiya abana agira nawe kandi avana mu gitondo akajya nimugoroba ibyo zigomba kuba yanjye bavuye kuhamenya iminsi y'icumi wese gihe nahereye ndarasha iyi nzu Size nta kintu uza kuri sara kanjye kwakira inzara iki cyose wenda yitsangaho pe munsi y'inzara babura ibyanganye yewe bitese sha makuru ndebe ugize ubwoba ntabwo bagize no kuvunguka mvugisha nagiye kunjamo hano nta kibazo none se kuburi hano kwa Kirisensiya Kirisensiya ndahari papa muri ni mu miti ishize byabaye papa yaraje ansanga mu rugo arankubita arangirukana ashaka kunyica antsindagira mu nzira ndahirishwangara abaturage no baje abinkuraho ndirukanka ndahunga nahungiye ahangaha sahi nta muzi ko mbondera inzu nafashe nini n'uyu mukecuru ntabyaze wumbayeho nabi gute uretse sibyo ibibazo rata yaragiye kunyicira mu nsina hara mu rutoki ajya ankira mu njage bye arantsindagira ku buryo ubamo hano muri ibi bikoni bya Kirisensiya atabizi naringiye no gutamira kuri turiya turyo hariya none biranze ndetse nigarukira inzara ese nabigira kwiki ibyo nabona gushyira muri biriya biryo se n'ibiki ibyo nabona gushyira muri biriya biryo n'ibiki kumva nyitanabiriye none oya ndagiye namira ku ruhande harakunyira nashyize mu mufuka gutya numvise ko atari uminjira ku gatoki kamwe ndakarya mpita nyine nzunguza neza kwa ngo batajya kubona ubwisonagaza ahantu yashakaga ko mpangaza ahantu ndetse Kirisensiya amaherezo se amaherezo nyine ubwo umunsi yambonye azanyica cyangwa agirukana ibyo hano njye gushaka handi ko umuntu uri umwana ugifite imbaraga ntajya gushaka n'akazi mu gakora uzi ko wabyara utwo ukajya niyo za Kigali ukajya gukora akazi ko mu rugo ariko ukarya iryo se kandi ndabona harimo n'amasazi ariko ubu si ikibazo kirimo ndabona byahindutse umukara icyabyo ni uko najya oya ndabimena n'abantu b'iki gihe sigaye barasaze izuba ntabwo rigasiga amahoro umeze uteye muko umeze uko ubibona ariko nase meze umeze nawe kuko izuba ntabwo rigasiga amahoro nkingaho yahure rero hano ncebyo ndi busy mfashe ni habi
Okay, none ngatuganire. Ntabwo ushaka kuganira nawe. Kandi kuva kera narakwiyamye. Uranyiyamye. Ese unyiyama kubera iki njye ari njye nawe ushubiza ku buryo avuga ngo uranyiyamye. Nje ndakubwiye ngo uri utwo tujwe twaturi kunjya mu matwi. Okay, reka ibyo ngibyo tubireke. Mbabarira. Ako se wanyumvisha. Unza kuvugisha turi ku ishuri unyipfusha wari tugera no hanze unyipfusha ibyo urumva ari byo. Umva wereka mubwire meza telefone yanjye. Meza telefone. Tonde banze ngubwire. Ushaka kumbwira iki? Akanya tuganire nkubwire icyo mushake. Ibyo ngibyo bivuze telefone yanjye. Uzi ibyo ukozeho? Oya. Mukandi bari bibiri biraguturikira uravuga guki? Mereza phone yanjye. Akosha. Mereza phone yanjye. Akira ariko nyine umakanya tuvugana. Ngombwira rero ibyo umbwira. Ubundi sibara gasanga njye mfite gahunda kukumva. Ko iki sijye wigira wadanje. Namazi niko ndi wadanje. Wadanje su urabona urenze. Nimba sinarenze uri kuzunyishwera ngo wowe uri kure urenze. Agahungu nkawe. Seseme ngeza. Wowe ukwiye kwitwa n'agahungu nako gasore. Urebye ugasanga uri mubaho. Mwasore. Mu Rwanda urumva wazamo. Nese uguru uguru. Abacamo barahari baby. Uze nsigaye wisiguye kure none. Yamazi nza kuyikwaka. Nsigaye harura ku isafuriya. Ubundi ufite icyo kibazo. Zuko wowe. Umuntu wawe ko hadoze. Ceceka mwana. Rero tubaye turi kuguru. Ceceka. Mbabarira uri kuri. Turi kuguruka tujya he? Nakubwiye ngo kakajwi kakari kunjya mu matwi. Okay. Uko hari amakampani menshi yabuze abakozi. Siko bitwa no kutamenya muhajye munabaza. Hariya warize sha. Izi ngarukira sibiyasiga. Warangije ataracu yisumbuye. Muraho. Nagusuye. Nahoze nivugisha ndi hano. Zinibaza nise hano ko mbona hakinguye harangaye kandi nkabona nta muntu ukomara nahoze nkomanga hariya. Kumbe hisani se kuyifite. Nyine nanjye kumena ibi biryo. Hari ukuntu naje mbona bifite isura nabisizeho. Mbonaho n'amasazi n'iki njya kumena hatagira bazatwanduza. Kajya mujye murera atako. Ibiryo bimera kubera ko biriho n'amasazi ariko uzi ko kera twe twabiriyaga byajyemo n'ubwoya bw'ihene. Oya nakeka ko hari habu umuntu yaba yashyizeho nk'ikintu ndege kijye ntabwo byoroshye. Ariko nta mpamvu yo kurya ibiryo utizeye. Ngaho magatebe nicare rero nagusuye. Rikanze. Cyecu. Akoze icyo kuze kumbwira ko ibyo biryo uvuye kwimena cyane Imana ukabuta utariyeho na gato rwose. Ubyizeye nanjye rwose Imana ifashe ku butari. Bibe byiza rwose niba utariyeho kuko ntabwo nyika ko ibi biryo byari sawa. Cyo koze reka nkubwire ko wari ugiye gupfa. Licencia, hano nahaherukaga kera cyane pe. Akira aho gamwe no wicare. Goma. Tube tuganira. Ari Imana iri kumbwira muri iyi minsi. Amakuru. Licencia we. Imana iri kuvuga ibintu byinshi muri iyi minsi. Ariko izo mana zanyu, Imana n'ibiki? Imana ziriho nkuraho gahunda. Imana se n'ibiki? N'ibiki ntabwo uzi Imana yakuremye n'ibikorwa byayo. Je nizerera muri nge ntabwo. Imana si Imana. Imana ibaye. Imana ntabwo ibona mu bikorwa. Sikari njye ubikora. Nkambishyiramo imbaraga zanjye n'ubwenge mfite. Ni wowe ubikora. Aburi Imana si papa na mama babyaye. Imana niso. Yero ne karibo navutse wose Imana ibaye. Imana yaremye. Iyo mitwe mujya muyihoraho rwose. Itabaho ntabwo bari kubaho. Bari no kukubyara. Ahubwo nyibwirira amakuru hano mwari mumeze mute? Niko se. Wanyumvishije nkakubwira. Nje ntago nshaka kukumva nakuye kukajwi kawe kari kunjya mu matwi. Ari kurya mu matwi. Akuzo tuzahure basi mubwiza ukuri ku buryo uzabona ko ngende nze kukurenza. Ajya ngo ngiye tuzahure ngubangamire kuruta uko umbangamira. Mububangamira nje sindimo. Nge nzakubangamira. Reka ngubwire. Nundi munsi we ujya munyitiranye. Mbasha navuze ngo vayo hano. Umva hano mukigere nk'inakoreka. Ushaka umutware amusanga mu birori. Ese ubwo abasazi nkamwe noneho wowe unanshakira iki?
uraba mfitanye iyihe gahunda nawe? mwisangira aho ngaho se ndavuze ngo vayo hano Ushaka kumutwara simusanga. nkubwiye ngo iki vayo hano niko mvuze yaho Imana iri kutubwira ibintu byinshi. shaka hano maheruka rwose muri cya gihe cy'abakaramage kera rwose hari hashize igihe kirekire. Baryari se hashize imyaka nk'ingahe? Hashize imyaka, hashize igihe rwose. Ahubwo se hano hari undi muntu mubana? Ntawe. Biriya biryo wabimennye? Ibyo nabizi byahindutse isura yenda uko ntasize imeze niko nasanze byahindutse ibikara gutyo ndabikeka pe mpita none nimagina ko harimo ikibazo. Iyo mana musenga umenya atari bayari pe. Ariko rero hari icyari kinzanye mbare kiri sensiye. Shaka inzoga z'abagabo. Rwose hari akantu ufitiye. Wishaka inzoga z'abagabo ndabizi n'akingenzi ushobora kuba nkeka ko waba warahangayitse cyane bikomeye warakabuze. Ariko rwose ndagira ngo ushake inzoga z'abagabo kamuza akagura. Tuganire ku gacupa. Wanyerereje aho. Ururimi rusa biri nk'igisagati se. Wanyerereje mbwira aho. Iswa mama werekane igendere. Wowe niba utumva ibyo nkubwira uragiye. Niba utumva ibyo nkubwira ubwo nukuri kanigendere gusa nyine wowe gerageza ukora ibyo nkubwiye hanyuma tuzaganire dere nakingenzi ndabizi. Nzagerageza ntari nzagerageza ntari. Sawa. Uzatebuka. ibintu uvuze babisubiramo vayo hano niko mvuze w'agakobwa cyangwa mwisangira ngo Ndanze. Kandi nimba utumvise ibintu nakubwiye ondoke. ko niho wigize kajagarara